hanyuma tujya twumva ngo umubyeyi yakoresheje ubu buryo biranga kwanga abashatse kuvuga ni gute urakoze ngo amaze iminsi ava ngo none ngo kubera yakoreshaga ubu buryo none yahinduye ajya ku bundi urakoze vuga ngo hari abantu bafite imyumvire itandukanye mu kuboneza urubyaro wenda babivugaho mu buryo butandukanye niyo mpamvu hajeho ubwo buryo bwose bwo kuba umuntu yaboneza urubyaro ahisemo bumwe bumubereye kandi bushobora kumufasha. So rero nkavuga ngo n'uburyo bw'igihe kirekire dufite ni uburyo bwo gufunga burundu navuga ku badamu wenda bumva ko bamaze se biriya bavuga ngo kuringaniza ngo umuntu akava bishobora kwikiza cyangwa ashobora kubyihorera akava ukwezi cyangwa abiri nimba biba bidakabije bikazijyana. Uragira inama ki umubyeyi ukoresha ubwo buryo hanyuma yava abyihorere cyangwa ajya kwa muganga n'ubundi bamuhindurira uburyo? Urakoze. Nibyibaga ni uburyo bwo gufunga burundu ku bagabo cyangwa ku bagore, ni uburyo bagomba kumvikanaho kuko baba bagiye kubufunga burundu mu buryo wenda batazongera kubyara. Ni uburyo, niyo mpamvu bwiswe ngo ni uburyo. Dukurikiye muri iki kiganiro mbaze muganga, hari ushobora kubaza wenda akavuga ati none se ko tujya twumva wenda bamwe bavuga ngo yakoresheje ubu buryo bwo kuringaniza agashinge cyane cyane niko dukunze kumva babivuga, agakoresha imyaka 3 cyangwa 4 none yarabihagaritse amaze igihe kinini atarasama, biba byatewe n'iki? Ni ukuvuga ngo nk'uko twabise. Yes, tubaye ikaze ndetse tuyifuza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho buri munsi. Iyi ni Ijabo rye TV nk'ibisanzwe, gusa uyu munsi noneho muri cya gice cy'ubuzima aho tugenda tugaruka ku bice bigiye bitandukanye ku bijyanye n'ubuzima kugira ngo abantu babashe kuba basobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo ndi nyawe wenyine, ahubwo hano ndi kumwe n'irindi tsinda rigari ry'abanyamakuru bose bo ku Ijabo rye TV baragenda bamfasha muri iki kiganiro, harimo n'uri kuri kamera nawe, bose turagenda tubaza ibibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma rero twihuse twakomeza na topic y'uyu munsi waduteguriye muganga. Murakoze. Nanone nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, aho tuganira ku bice bitandukanye by'ubuzima kugira ngo dusobanukirwe byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero ndifuza kuganira n'abamama ku kijyanye cyangwa se n'abandi bantu bose muri rusange ku kijyanye no kuboneza urubyaro. Yego. Kuboneza urubyaro ndashaka ngo nabyo mbivugeho kuko tuzagenda tuganira ibintu byinshi bitandukanye, ariko nimureke uyu munsi tuganire ku kuboneza urubyaro kugira ngo nabyo tubigireho ubumenyi bumwe, tunabisobanukirwe kimwe kugira ngo n'ufite inzitizi cyangwa se ikintu kimutega wenda kiveho, tugerageze gusharinga ubumenyi ku kijyanye no kuboneza urubyaro. Kuboneza urubyaro rero ni uburyo bwasizweho kugira ngo abantu babyare abana bashoboye kurera. Ni muri ubwo buryo rero hatekerejweho hashaka uburyo bwinshi butandukanye bwo kuboneza urubyaro kugira ngo bufashe abantu nyine kubyara abo bashoboye kurera. Turi buze kubireba muri iki kiganiro cyacu. Ese ni ibihe byiza byo kuboneza urubyaro? Ese ni ubuhe buryo bukoreshwa kuboneza urubyaro kugeza ubu dufite mu Rwanda? Ese bifasha iki sosiyete nyarwanda? Bifasha iki abantu muri rusange? Ndumva ari ibyo ngibyo tugiye kurebaho. Kuboneza urubyaro rero nabisobanuye neza ko ari uburyo bukoreshwa kugira ngo umuntu abyare abashoboye kurera cyangwa se abyare abana mu gihe we yumva yifuza ko agomba kubabyara, hatabayemo kubyara abana b'inkurikirane, hatabayeho kubyara abana benshi, kugira ngo n'ababifiteho impungenge zirangire, twese tujye mu murongo umwe wo kumenya iki gice cy'ubuzima cyo kuboneza urubyaro. Ese bituma iki, bidufasha iki?
kuboneza urubyaro rero kugeza ubu mu Rwanda dufite uburyo bwinshi bwo kuboneza urubyaro, aribwo numva nshaka kuvugaho kugira ngo twese tubugireho ubumenyi bumwe. Dufite uburyo bw'igihe kirekire, tukaba dufite uburyo bw'igihe kirekire, dufite n'uburyo bw'igihe navuga kigufi, tukaba dufite n'uburyo bwa burundu. Buri muntu wese rero mu cyiciro arimo ntabwo ajya abura uburyo ashobora gukoresha mu kuboneza urubyaro. Wenda reka ntangire mvuga wenda ku buryo bw'igihe kigufi. Kugeza ubu ngubu mu Rwanda uburyo bw'igihe kigufi dufite uburyo dutanga bw'agashinge. Agashinge umubyeyi afata mu gihe cy'amezi 3. Tukagira n'uburyo bw'ibinini nanone umubyeyi nanone ashobora gufata mu gihe cy'amezi 3. Ariko nanone tukagira n'agakingirizo umuntu ashobora gukoresha mu buzima, mbese mu buryo buhoraho, nabwo aboneza urubyaro. Mu buryo bw'igihe kirekire nanone dufitemo agapira k'imyaka 3 bashyira mu kizigira cy'akaboko kugira ngo nyine nabwo bufashe kuboneza urubyaro. Tukaba dufite n'ubundi nanone bw'imyaka 5 nabwo bashyira mu kizigira cy'akaboko kugira ngo nanone bufashe kuboneza urubyaro. Hakaba n'ubundi buryo bw'imyaka 12 umuntu akoresha kugira ngo nabwo budufashe kuboneza urubyaro bw'igihe kirekire, bashyira mu mura kugira ngo butandukanye ryasama cyangwa se budufashe kuboneza urubyaro muri ubwo buryo twavugaga. Ubwo rero nkaba navuga ngo hari abantu bafite imyumvire itandukanye mu kuboneza urubyaro, wenda babivugaho mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu hajeho ubwo buryo bwose bwo kuba umuntu yaboneza urubyaro ahisemo bumwe bumubereye kandi bushobora kumufasha. So rero nkavuga ngo n'uburyo bw'igihe kirekire dufite ni uburyo bwo gufunga burundu. Navuga ku badamu wenda bumva ko batagishaka kubyara, cyangwa se bumva ko imbyaro bafite zihagije, cyangwa se bafite ibibazo bimwe na bimwe kuri bwa buryo n'ubundi twavuze bwo kuboneza urubyaro, wenda bagahitamo kwifungisha burundu. Ubwo rero ni uburyo umuntu ashobora gukoresha mu kuboneza urubyaro. Ariko nanone nkagaruka nkavuga ngo muri ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro harimo nanone ubundi buryo abagabo bashobora gukoresha, nabwo ni uburyo bwa burundu nanone bashobora gukoresha mu gihe babiganiriyeho n'abagabo babo, aribwo twita ngo ni vasectomy. Bashobora gukoresha mu gihe babiganiriyeho n'umuryango, bose babyumvikanyeho, umugore cyangwa se umugabo akaba yabukoresha, bose babyumvikanyeho. Ubwo buryo bwose rero buboneka mu mavuriro yose ya leta ndetse no mu bigo byigenga, ndetse baranabumanuye babugeza no ku bajyanama b'ubuzima, kugira ngo mu by'ukuri umuntu wese wifuza cyangwa se ushaka kuboneza urubyaro ajya awubona mu buryo bumworoheye. Ni byiza cyane rero ko dusobanukirwa icyiza cyo kuboneza urubyaro n'impamvu tugomba kuboneza urubyaro, kuko byadufasha cyane na ba bandi bafite imyumvire y'uko batakagombye kuboneza urubyaro ko bahinduka bakaboneza urubyaro kubera ko ntacyo bitwaye. Kuboneza urubyaro ni byiza, kuko ibyiza byabyo, kuboneza urubyaro bituma umuntu abyara abana ashobora kurera. Ni urugero, biba bibabaje cyangwa se biba bigoye kubona waba ufite abana nk'icumi ukazana ikiro kimwe cy'umuceri mu ngaho nawe aricyo barya. Mu by'ukuri biba bigoye. Ariko ufite nk'abana 2 ukabakuza neza, ukabateganyiriza ejo hazaza, nawe byagufasha kurera abana, ukabarihira amashuri, ukabafasha no mu bundi buzima bwose, ukazagira n'igihe ubashyingira batakuruhije. Ikindi cyiza mu kuboneza urubyaro bituma waba umuryango wiyubaka. Umuryango uriyubaka, kuko buriya igihe umubyeyi amara atwite ni igihe kigera ku mezi 9. Amezi 9 buriya biba bigoranye ko hari imirimo yakora, nubwo ayikora ariko
urumva ko abanatwite biramuvuna biramugora. Bishatse kuvuga ngo rero cya gihe ureramo umwana, cya gihe utwitamo umwana, icyo gihe cyose ni igihe wakagombye kuba uri gukora kuboneza urubyaro bizamura urugo. Iyo utaboneje urubyaro bituma urugo rudindira, kubera ko muhugirwa mu kubyara mukibagirwa ko mugomba gukorera urugo. Ikindi cyiza mu kuboneza urubyaro cyiza cyane, ndetse kuboneza urubyaro bituma ababyeyi badasaza vuba, kuko iyo umuntu ahora abyara binamushajisha vuba. Ariko iyo ubyaye umwana mu gihe runaka ukongera ukiha igihe, nanone ukongera ukabyara undi mwana, urumva ko nawe umubiri wawe uba uri kwiyubaka, kubera ko iyo umubyeyi atwite atakaza imbaraga nyinshi, ndetse hagendera byinshi kugira ngo wa mwana avuke, ndetse no kumurera byose yigomwa byinshi kugira ngo amurere. Ariyo mpamvu ni byiza ko umuntu aboneza urubyaro, tukava muri cya kintu kivuga ngo kuboneza urubyaro ngo ni ukwica, ngo kuboneza urubyaro ngo bituma umuntu wenda ngo ahura n'ibibazo bitandukanye birimo uburwayi n'iki. Niyo mpamvu haje uburyo bwinshi kugira ngo bufashe abantu uburyo bwo kuboneza urubyaro, buri muntu wese ku buryo bumuboneye, kugira ngo bimufashe kuboneza urubyaro. Bituma umwana yiga neza, bituma mu rugo nta mwiryane ubamo, kuko burya nimuba mu buzima two mubonye twose mutujyana mu bana, mutujyana mu gutwita, urumva ko urugo ruba ruri kudindira. Ariko iyo ubyaye ugasigamo umwana, ntabwo bivuze ngo ni uguca urubyaro burundu, ahubwo bishatse kuvuga ngo ni ugushyiramo intera hagati y'umwana n'undi, kugira ngo ubanze ukurere wa mwana wa mbere akure neza, umuteganyirize ejo hazaza, namara gukura wenda ubyara undi, uzageze no kumara wifuza mu gihe ubasha kubarera. Ariko tuve mu kintu kivuga ngo kuboneza urubyaro ni icyaha, cyangwa se kuboneza urubyaro ngo ntabwo byemewe, ngo ku bantu bamwe na bamwe, buri muntu wese yaboneza urubyaro. Ubwo rero ndashishikariza abantu bose kugana ibigo bibegereye kugira ngo baboneze urubyaro. Nk'uko nabivuze, natangiye mvuga ngo dufite ibyiciro bitatu by'uburyo bwo kuboneza urubyaro. Hari uburyo dukoresha bw'amezi 3, kaba agapira byaba ibinini, kaba agakingirizo, cyangwa se rwaba urushinge. Buriya buryo babushyiriyeho kugira ngo bafashe wenda na wa muntu ushaka kuboneza urubyaro, wenda bufate mu gihe runaka, ikindi gihe nikigera abuhagarike, yongera abyare nk'uko abishaka. Icyiza cy'ubwo buryo rero ni uko ari uburyo navuga ngo bworoshye gutanga, kandi buboneka mu buryo bwihuse. Uvuga ngo iyo umuntu aboneje urubyaro ajya kwa muganga ku nshuro ya mbere, muganga akamusuzuma akareba uburyo buwanye n'umubiri we, akabumuhitiramo cyangwa se bakabwumvikanaho bakabuganiraho, akabuhitamo akabukoresha. Yarangiza kuri bwa buryo bw'igihe kigufi akajya ku mujyanama w'ubuzima, umujyanama w'ubuzima akabumuhereza mu buryo bworoshye. Bimwe bigusaba urugendo rwo kujya kwa muganga ngo ugiye kuboneza urubyaro, ku buryo ujya ku mujyanama w'ubuzima, cyangwa mukabivugana mu gitondo kumubwira ngo igihe cyanjye cyo kuboneza urubyaro cyageze, nimugoroba ndaza gufata utunini, cyangwa ndaza gufata udukingirizo, cyangwa ndaza kwitera agashinge. Ibyo ngibyo bikorohera umubyeyi kuba yabona ubwo buryo hafi ye kandi mu buryo bwihuse. Ikindi ni buriya buryo navuzeho bw'imyaka 3 ndetse n'imyaka 5, nabwo ni uburyo bwiza buhari bukoreshwa kugira ngo nanone bufashe umuntu kuboneza urubyaro mu gihe cy'iyo myaka, bumurinde guhora ajya hariya, kuba yibagiwe kunywa ka kanini, kuba yibagiwe amezi 3. Buriya ni makenya, rimwe na rimwe umuntu ashobora kubyibagirwa, akibagirwa kujya kwiteza agashinge. Ariko ukoresheje ubwo buryo bw'imyaka 3 cyangwa imyaka 5, urumva ko byibuze wigira mu mirimo yawe ukayibamo. Iyo myaka yagera wenda ukivuga ngo reka ndebe ku gafishi, cyangwa se umujyanama w'ubuzima akakwibutsa, ukaba wasubira kwa muganga bakaguhereza ubundi buryo. Ibyo ngibyo nabyo bikagufasha. Ubundi buryo dufite ni uburyo bw'imyaka 12 cyangwa se 12 n'10.
ni uburyo butagira umusemburo. Mu buryo bw'imyaka 12 nta musemburo bugira, ahubwo ni uburyo bwiza bwo kuboneza urubyaro, ariko nanone butangirwa kwa muganga, haba mu kigo nderabuzima, haba mu bitaro, umuntu ashobora gukoresha akaboneza urubyaro kandi akabasha kugera kuri bya byiza byose twagiye tuvuga, bikanamufasha kurera abana neza, bikamuha umutekano mu rugo, ubuzima bukagenda neza. Uburyo bundi rero navugaga ni uburyo bwo gufunga burundu ku bagabo cyangwa ku bagore, ni uburyo bagomba kumvikanaho kuko baba bagiye kubufunga burundu mu buryo wenda batazongera kubyara. Ni uburyo, niyo mpamvu bwiswe ngo ni uburyo bwa burundu. Ubwo buryo rero nta kibazo butwara, burizewe kandi bukorwa neza, ku buryo ubukoresheje, haba ku mugore wakoresheje uburyo bwa burundu, haba ku mugabo wakoresheje uburyo bwa burundu, ubukoresheje nta kibazo na kimwe bimutwara, nabwo ubwo buryo bubona ku buryo bwihuse kandi bukabafasha kugera kuri za ntego twavuze zo kuba umuntu yabaho neza, akabona n'imbaraga zikomeza gukora mu buzima busanzwe. Rero ndumva ari ubwo buryo nabasha gusobanuraho ibyo byiza byo kuboneza urubyaro, kugira ngo buri muntu wese ufite amakenga cyangwa se wumva atarasobanukirwa no kuboneza urubyaro, kugira ngo nawe abyitabire, yumve ko hari uburyo bwinshi umuntu ashobora gukoresha, ndetse hagendewe ku bipimo bye, bukamufasha bugatuma atagira ibyo bibazo bitewe n'umubiri we, agahitamo uburyo bwiza bumunogeye. Murakoze. Hanyuma murakoze kudusobanurira, ariko rimwe na rimwe tujya twumva abantu bibaza kuki umuntu ashobora guhitamo gukoresha ibinini, undi agahitamo gukoresha inshinge, ni ukubera iki? Urakoze. Wenda muri ubu buryo bwose twavuze bwo kuboneza urubyaro, burya buri muntu wese ahitamo uburyo bitewe, cya mbere nuko we yumva bwifuza, icya kabiri nuko umubiri we ari bwo buryo ubasha kwakira. Rero bwose ni uburyo bwiza kandi bwose bukoreshwa, ahubwo biterwa n'icyo umuntu yahisemo, n'ubwo waganiriye na muganga, wowe ubwawe ukumva ko ari bwo buryo bwiza ugomba gukoresha. Hanyuma tujya twumva ngo umubyeyi yakoresheje ubu buryo biranga. Kwanga aba ashatse kuvuga ni gute? Urakoze. Ngo amaze iminsi ava, ngo none ngo kubera yakoreshaga ubu buryo none yahinduye ajya ku bundi. Urakoze. Mu by'ukuri nk'uko ubivuze, abantu bamwe na bamwe bakunze kugaragaza icyo kibazo, wenda uburyo bumwe ntibubabere bwiza, ariko icyo numva nshaka kukivugaho ni uko mu by'ukuri uburyo dukoresha mu kuboneza urubyaro, kuvuga ngo bwanze ni uko butaba bwamuguye neza. Kuko nk'uko tubizi, ubu buryo bwose nababwiye, uhereye kuri ubwo buryo bw'igihe kigufi n'igihe kirekire, ni uburyo bukoreshwa burimo imisemburo. Iyo misemburo rero ishobora kudahura n'imisemburo iri mu mubiri w'uwo mubyeyi. Wenda yakoresha ibinini ntibimubere byiza, ugasanga uwo mubiri wiwe ushobora gukorana n'uburyo bw'urushinge, cyangwa se ugasanga ushobora kubonana na ka gapira ka plastique. Ntabwo ari akuma nk'uko abenshi bajya babivuga, na ka gapira ka plastique bashyira mu kizigira cy'ukuboko. So bishatse kuvuga ngo rero uburyo bumwe bushobora kwanga, nanone mukongera mukiga ku bundi buryo bundi ushobora gukoresha, ariko bikagufasha gukomeza kugera kuri za ntego zacu twariho tuvuga mbere. Ibyo ari byo byose abadukurikiye muri iki kiganiro mbaze muganga, hari ushobora kubaza wenda akavuga ati none se ko tujya twumva wenda bamwe bavuga ngo yakoresheje ubu buryo bwo kuringaniza, agashinge cyane cyane niko dukunze kumva babivuga, agakoresha imyaka 3 cyangwa 4, none yarabihagaritse amaze igihe kinini atarasama, biba byatewe n'iki? Ni ukuvuga ngo nk'uko twabisobanuye mu kika cyo hejuru, ubu buryo bwo kuboneza urubyaro ni uburyo buba bufite imisemburo. Ntabwo biba bivuze ngo gutwita cyangwa se gusama ntibizongera kubaho. Hari abo bibaho ko bategereza igihe runaka, kubera ko ya misemburo imurimo mu gihe iri kumushiramo, wenda ntibahite basama ngo batwite. Ariko ntibivuze ko ari uburyo bw'igihe kirekire. Iyo
iyo imaze kumushiramo n'ubundi arongera akagira gute, arongera agasama akabyara rwose. Nta muntu wanze kubyara ngo nuko yakoresheje uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo abuhagaritse ngo ntiyongera gusama, ahubwo kiba ari ikibazo cy'igihe, igihe iyo kigeze n'ubundi arongera agasama nta kibazo. Hari n'abagakuramo, hari n'ababihagarika bagahita basama. Biterwa rero n'imikorere y'umubiri w'umuntu. Ese biriya bavuga ngo kuringaniza ngo umuntu akava, bishobora kwikiza cyangwa ashobora kubyihorera akava ukwezi cyangwa abiri, nimba biba bidakabije bikazijyana? Uragira inama ki umubyeyi ukoresha ubwo buryo, hanyuma yava abyihorere cyangwa ajya kwa muganga n'ubundi bamuhindurira uburyo? Urakoze. Ni byiza ko ikintu cyose kibayeho impinduka kuri wowe ugomba guhita ujya kwa muganga, kubera ko izo mpinduka, tuvuge ni urugero, wowe ushobora kubona uvuye amaraso. Kuboneza urubyaro ntabwo bisobanura ko umuntu atajya mu mihango, n'ubundi umuntu ajya mu mihango kuko bisanzwe. Rimwe na rimwe ushobora kubona imihango ukavuga ngo ndavuye kandi naraboneje urubyaro, kigahita kiba ikibazo. Ahubwo icyiza mbona muri ibyo ni uko mu gihe cyose wagira impinduka ku buzima bwawe, kwaba uko kuva, hari abavuga ngo baribwa umutwe, hari abavuga ngo baribwa umugongo, hari abavuga ngo nyine ngo mu mubiri baba bumva byarahindutse. Ikibazo cyose wagira, nabashishikariza se cyangwa se nabagira inama yo kujya kwa muganga, mukagana ivuriro ribegereye. Haba hari uburyo bwinshi bushoboka bwo kuba babafasha muri icyo kibazo kikabasha gukemuka. Hanyuma murakoze. Hanyuma tujya twumva ngo cyane cyane kariya bashyiramo ko mu maboko, ngo iyo kamazemo imyaka myinshi ngo hari igihe kabura. Ibyo byo bigenda bite? Ese iyo kabuze karaboneka cyangwa ni amakuru twumva hanze aho ngaho? Sinavuga ngo ni amakuru mwumva hanze aha ngaha, ariko nk'uko tubizi, ntabwo ushobora kuba waraboneje urubyaro usizemo akantu runaka nk'ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro twakita bw'agapira ngo kabe kabasha kubura. Ntabwo gashobora kubura. Cyakora icyo nemera cyo gashobora kumuvinga mu kizigira cy'akaboko, ariko ntabwo gashobora kubura, kuko nta muntu ndabona uvuga ngo yarakabuze burundu. Ni nk'uko ni urugero, ushobora gushyiraho agapfuko igihe twagwaye cyo kugakuraho kitaragera, ugahita ugakuraho kakazana na ka gapira kubera ko haba hakiri akenge, wowe ukishyiramo ko kabuze, ariko ntabwo bashobora kubura. Tujya twumva nyine ubwo ni bino nyine abantu bavuga ibintu batazi, niyo mpamvu tuba twabatumiye kugira ngo mumare amatsiko abadukurikiye. Ariko hari igihe ujya kumva ngo karabura, ngo umuntu yajya kubyara ngo akakabyara cyangwa se akagasamiramo. Bigenda bite? Urakoze. Ntabwo bishoboka ko kabura ngo ndetse ngo umuntu akabyara. Urumva se bihuriye he? Kaba kasizwe mu kuboko kagera aho gashobora aho umuntu abyarira gute? Ahubwo icyo nagira abantu inama, iyo tumaze kugashyiramo umuntu tumugira inama yo gukomeza kugakoraho kugira ngo yumve ko aho twagasize kagihari. Ariko ntabwo twavuga ngo kabuze burundu kandi kari mu mubiri we. Iyo kesi ntabwo ndahura nayo. Hanyuma biterwa n'iki ko tujya twumva ngo hari umuntu mwagashyizemo ariko yarasamye, kaba kagiyemo nabi, karasaza, bigenda bite? Ikintu cya mbere tugomba kumenya ni uko ubu buryo dukoresha bwo kuboneza urubyaro ntabwo ari 100%. Ntabwo ari 100%. Ntabwo buboneza urubyaro 100%. 99 wenda haburaho rimwe cyangwa 99 n'igice umuntu aba ashobora gusama, ariko ntabwo gahagarika. Ntabwo wavuga ngo ni 100% waboneje. Ntabwo bukora 100%. Ariyo mpamvu muri izo nshuro bwakoze urumva nizo nini kuruta uko atakagombye kuboneza urubyaro. Ariko umubare mwinshi w'abantu
usanga rwose ubwo buryo dutanga cyangwa se uburyo tubahereza bubafasha mu kuboneza urubyaro. iyo aramutse se muga agasamiyeho bitewe wenda nuko kagiyemo nabi cyangwa se n'umubiri we wanze kukakira nimba bijya bibaho, umwana bagasamiyeho nta ngaruka z'iyo misemburo ahura nazo? nta ngaruka z'iyo misemburo ahura nayo. niyo mpamvu tubabwira ko iyo twahaye umuntu muri ubwo buryo bumwe bwo kuboneza urubyaro, tumuhereza n'igihe agomba kujya aza kwa muganga gukoresha control kugira ngo turebe ese uburyo twahisemo bwo kuboneza urubyaro yongera ahure na muganga, yongera aganire na muganga, ese uburyo twahisemo bwo kuboneza urubyaro bwamubereye bwiza, ese nta kibazo abifiteho, ese buri gukora neza. Rero ni muri ubwo buryo izo visite tuba twatanze z'uko umuntu azajya aza kwa muganga, navuga ngo muri controle kugira ngo tumurebere, ari naho dushobora kubonera ibyo bibazo, ari naho dushobora gukemurira ibyo bibazo. Mbese tukizera ko uburyo twatanze ari uburyo bwiza kandi buri gufasha uwo twabuhaye. Yego, hanyuma muganga, dushyira iyi posti hanze mbere yuko dukora iki kiganiro, hari umuntu wanditse kuri page yacu ku rubuga rwacu abaza ikibazo, abaza ati ese ako kantu mushyira mu kuboko karamutse kamazemo igihe kirekire nta burwayi bundi gashobora guteza mu mubiri, cyangwa se nta kibazo kindi gashobora kuba kateza mu mubiri w'umuntu karamutse gashyizwemo, cyane ko ari akantu nyine k'inyongera kaba kongera mu mubiri? Ati ese ntabwo ari ukwica abantu? Ibyo bintu wabimusobanurira kugira ngo nawe asubizwe. Sorry, wakoze. Ubwo buryo ni uburyo bwizewe kandi bwabanje gukorwaho ubushakashatsi butandukanye ku buryo nta kibazo bushobora gutera. Yego. Buriya ikintu leta yemerera ko n'umujyanama w'ubuzima agikoresha cyangwa akagitanga, iba yabanje gukora ubushakashatsi, igatanga amasomo, igatanga amahugurwa ku bantu batandukanye kugira ngo babashe gukora icyo kintu. So rero nkavuga ngo nta kibazo bishobora kumutera, kubera ko ubwo buryo haba hari igihe cyagenwe bushobora gukora cyangwa se bushobora kumara mu mubiri w'umuntu. Icyo gihe iyo cyagenwe, nimba tuvuge ni urugero ari agapira k'imyaka 3, y'imyaka 3 ishize akaba gafite iyo garanti yako, gakurwamo akongera agahabwa ubundi buryo agakomeza akaboneza urubyaro nta kibazo agize. Wamara impungenge abantu benshi bajya bavuga ngo ko wagashyiramo bishobora kuba byatuma ugira isereri nyinshi cyane, bikashobora gutuma wenda wanakwikubita hasi. Ibyo byaba ari byo? Urakoze. Kugira isereri nyinshi bishobora no kutava mu kuboneza urubyaro, ahubwo bikava no ku bundi burwayi bundi butari ukuboneza urubyaro, kuko kuboneza urubyaro ntabwo ari uburwayi cyangwa se ntabwo bitera uburwayi. Ariko nanone niyo mpamvu nababwiye ngo ikintu cyose cy'impinduka wagira ku buzima bwawe, ugomba kugana ivuriro rikwegereye kugira ngo rigufashe, barebe ese koko ni bwa buryo bwo kuboneza urubyaro buguteye iyo sereri. Kuko ushobora kugira umutwe ukagira isereri, ushobora wenda kuba ufite intege nkeya z'umubiri, warwaye malariya ukagira isereri. Ubwo rero tuvuze ngo ni isereri, twakitirira n'izindi ndwara zose umuntu arwaye ko wenda ari ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro. Ibyo ngibyo ku kijyanye n'isereri rwose ntabwo ari cyo kintu gishobora gutuma, wenda ntabwo ari ishobora kuva gusa kuko umuntu yaboneje urubyaro, uretse ko biramutse binabayeho ugana ikigo kikagufasha ukabasha kongera kugira ubuzima bwiza. Yego, birumvikana uburyo bwo kuboneza urubyaro ni uburyo bukorwa ku gitsina gore gusa, birumvikana. Nabisobanuye neza, navuze ngo uburyo bwo kuboneza urubyaro nibyo koko akenshi abakunze kubukoresha ni igitsina gore, kuko nk'uko nabivuze neza, kugeza ubu uburyo dufite ku bagabo ni uburyo bwo gufunga burundu ku bagabo
ku buryo batazongera kubyara. Ariko ubundi buryo dufite ni bwa buryo bw'igihe kirekire, ni bwa buryo bw'igihe gitoya dusanga nyine abagore aribo babukoresha. Ariko uko siyansi izagenda itera imbere, hazagenda harebwa n'ubundi buryo nanone bushobora gufasha ku bagabo nabo bakaboneza urubyaro mu bihe by'igihe gitoya. Ariko kugeza ubu ngubu uburyo buhari ni ubwo buryo bwose nasobanuye, harimo ubwo bwo kuboneza urubyaro ku bagore, hari n'ubwo bwo kuboneza urubyaro ku bagabo ariko bakoresheje uburyo bwo gufunga burundu. Yego, hanyuma ikibazo ngiye kubaza gisa naho gisekeje ariko ukihanganire. Hari abantu ku bantu batekereza ku buryo bwo kuboneza urubyaro igihe kirekire, ese aramutse afashe uwo mwanzuro, kuko abantu ibitekerezo by'abantu bihora bihinduka, hanyuma akazifuza kubyara kandi yarafashe uburyo bwa burundu, ese uwo muntu ni iki wamuvugaho? Uwo muntu icyo namuvugaho, ni nayo mpamvu biba byiza ko ibi biganiro bigenda bitangwa ndetse abantu bakagenda babigiraho ubumenyi butandukanye. Kuboneza urubyaro mu buryo bwa burundu aba ari uburyo bwa burundu, nta kindi kintu uba ushobora gukora kugira ngo wongere kubyara. Ariko ni uburyo bwiza umuntu akoresha yabwumvikanyeho na mugenzi we bashakanye, kuko baba babona nyine ko ntacyo bizatwara, nta n'icyo bizahombya umuryango, bakabukoresha. Urumva wabagira inama yo kubukoresha ntacyo butwaye? Yego, njye nabagira inama yo kubikoresha mu bantu bageze muri ya myaka, wenda umugore bakumvikana n'umugabo we, wenda bagahitamo. Ubundi ibintu byose kuri iki gihe ni ubwuzuzanye n'uburinganire. Umugore aramutse aganiriye n'umugabo we, bakabona wenda bafite abana, tuvuge ni urugero, bafite abana, bakavuga ngo umugabo niwe uhisemo uburyo bwo kuboneza urubyaro, rwose ntacyo biba bitwaye, ajya kwa muganga bakamufasha kugera kuri ubwo. Yego, kuri ubu ngubu hari igihe usanga hari ababyeyi babyara abana, ugasanga umwana arusha undi umukurikiraho amezi makeya, reka mbivuge uko nguko. Ugasanga nko mu myaka nk'ibiri yabyaye abana nka 5, ni nk'urugero, bose bakurikirana bagenda barushanyaho amezi makeya. Abantu bakora iki? Ese ni uwuhe mwanya cyangwa se igihe kiri hagati abantu bafata, tutitaye kuvuga ngo gufata ngo nyine twikinge, abantu bikingire mu buryo bwo kugira ngo baboneze urubyaro, tutitaye kuri ibyo bintu. Ese abantu bakora iki? Ni cyo gihe cyiza kiri hagati y'umwana n'undi kigomba kujyaho kugira ngo ababyeyi nyine babashe kurera abana babo neza, bakure neza? Urakoze. Ndatekereza ko ibihe turimo muri iki gihe twese turi kubireba, ibintu byose navuga ngo byarahenze. Ubu ngubu ishuri ry'umwana rirahenze, uburyo bw'imibereho bugenda buzamuka umunsi ku munsi. Ariyo mpamvu nagira ababyeyi inama yo kwita ku kintu cyo kuboneza urubyaro. Nk'uko twabibonye mu byo twavuze mbere, twabonye ko kuboneza urubyaro ntacyo bitwaye. Ngo ni ukubyara abo ushoboye kurera, cyangwa se ni ugushyira intera hagati y'umwana n'undi, ukabanza ukabyara umwana wabanje kubitegura kandi wabanje kubitekerezaho, kandi wumva ko uri muri pozisiyo nziza yo kubyara wa mwana. So rero nkavuga ngo ababyeyi nibitabira ikintu cyo kuboneza urubyaro kugira ngo dutegurire abana bacu ejo hazaza, abana bacu babone uburyo bwo konka buhagije, kuko twasanze ko mu mashereka cyane cyane habamo intungamubiri nyinshi zifasha abana, kandi nanone ababyeyi babashe kugera ku iterambere. Ntacyo bitwaye kubyara, ariko nanone tugerageze tubyare abo dushoboye kurera. Ntabwo ari byiza kubyara abana bindahekana. Urumva wa mwana ukuye kwibere, wenda uyisamiyeho, niko njya numva babivuga ngo ni ukuyisamiraho. Wa mwana ukuye kwibere atonze neza, bivuze ngo ntuzabasha no kumukurikirana neza, kubera ko hari undi wamaze gutwita nawe ukeneye kwitaho, hari n'undi uvutse nawe ukeneye kwitaho. Bivuze ngo uko birisa kose bizagira ingaruka ku muryango.
bizagira ingaruka ku muryango, kubera ko uzaba ukibasha kubitaho nk'uko bikwiye, uzaba ukibasha kubagaburira nk'uko bikwiye, uzaba ukibasha kubarihira amashuri nk'uko bikwiye. Ni byiza kuboneza urubyaro kuko ni uburyo bwiza bwizewe, na leta yacu ihora idushishikariza ko buri muntu wese yaboneza urubyaro akabyara abana ashoboye kurera kandi abasha byibuze kugeza ku rwego runaka. Yego. Jonathan ati mperereye Gatsibo Kabarore, ati mbariza muganga, ese ko tujya twumva ariko ngo ni umusore afite imyaka 26, wenda afite rezo yo kubaza icyo kibazo, uretse ko n'abagabo bashobora kuba bakibaza. Aravuga ati ese ubwo buryo bwo bukoreshwa abantu baringaniza ko ngo bo abasore bumva yuko ngo mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa se igikorwa cy'abashakanye ngo hari ukuntu bihinduka, ngo uko byajyaga bigenda neza ngo ntibikomeze kugenda neza nk'uko byari bisanzwe batararinganiza. Icyo kintu nibyo koko wamumara amatsiko bitazanamubera impamvu ituma wenda adashaka mu minsi iri imbere? Jonathan arakoze kutubaza iki kibazo. Mu by'ukuri mu kuboneza urubyaro twavuze muri ubwo buryo bwa burundu ntabwo twigeze tuvugamo abasore. Bivuze ngo byagorana kuba umusore kubaza nimba aboneje urubyaro igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku bashakanye gishobora kutagenda neza. Uretse ko ndabomba impungenge kuko dufite ingero nyinshi z'abantu bagiye baboneza urubyaro ku buryo bwa burundu. Oya, pardo gato muga, message ye yari yanditse we ko ari umusore ariko akeneye kumenya ko abamama baringanije bakajya muri ubwo buryo butandukanye bwo kuringaniza, ngo bituma uko byagendaga mu ngo zabo ngo bigabanuka. Yakoresheje ijambo wenda umuntu anarivuze ntacyo bitwa, ngo bituma uburyohe bugabanuka mu gikorwa cy'amabanga y'abubatsi. Urakoze. Kugeza ubu ngubu ntabwo icyo kibazo kiragaragara cy'uko mu mabanga y'abubatse hari ukuntu bitagenze neza. Yarengejeho ngo amavangingo akabura. Oya, ntabwo rwose icyo kintu nta muntu njye ku bwanjye, wenda n'abandi bazagenda batwunganira muri komanteri bazagenda baduhereza, ariko icyo kintu rwose kuvuga ngo amavangingo yabuze, kuvuga ngo kuboneza urubyaro byagabanyije ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, rwose umuntu uko yabikoraga na mbere n'ubundi niko akomeza kubikora, ahubwo nk'uko twabivuze agize ikindi kibazo cyabayeho nk'impinduka ku buzima bwe, ushobora kucyitirira kuboneza urubyaro nyamara atari ukuboneza urubyaro. Gana ikigo nderabuzima, gana ivuriro rikwegereye kugira ngo mu biganireho bakugire inama ndetse banaguhereza ubufasha ubashe gukomeza muri gahunda zawe zose. Murakoze. Uyu nawe ngo yitwa Karisa Jafari, nawe ngo ari Kiramuruzi. Arabaza ndabona bidasomeka neza, ndabona bisa nkaho bidasomeka neza, ariko ariho arabaza ese ndabona bisa naho binaniyemo, ariko ndumva ibyo ari byose ndabona yabisubiyemo. Aravuga ngo umugore we ngo ahora arwaye infection, ngo yajya kugira icyo amubaza nimugoroba mu buriri, ngo akamubwira ngo aribabarira, ngo akamubwira nyine ngo ni ukubera kuboneza urubyaro. Byo bishobora gutera infection kenshi na kenshi, cyangwa se infection zihurira hehe no kuboneza urubyaro? Urakoze. Uwo muntu namugira inama yo kugana ivuriro rimwegereye akabasha kwivuza, kuko kuboneza urubyaro nta hantu bihurira n'ayo ma infection. Nuvuga ngo izo ni infection arwaye ku giti cye, kandi kuboneza urubyaro ntabwo bikuraho ko umuntu atakandura infection. Infection nyine ni infection cyangwa se ni ubwo burwayi umuntu aba agize ariko butandukanye no kuboneza urubyaro. Rero namubwira ngo yajya kwa muganga akabasha kwivuza, akabasha gukurikiranwa kugira ngo yivuze ayo ma infection, kubera ko ntahahuriye no kuba umuntu yaba yaraboneje urubyaro. Yego.
najye kwa muganga ajye kwivuza baramufasha bamuvure izo ndwara zindi arwaye ariko ntaho zihuriye no kuba yaraboneje urubyaro. hanyuma nanone abakobwa nabo ngo bemerewe kuboneza urubyaro cyangwa hari uburyo bwabo runaka bwo kuboneza urubyaro buhari cyangwa se babukoresha mu mafuti? urakoze. Ibyo ndumva twarabigiranye mu kiganiro cyashize ndetse ndibuka ko hari umuntu waba warakitubajije. Nagerageje kugisobanura. Burya uboneza urubyaro n'ubyara. Yego. Sibyo se? Sibyumvikana? Uboneza urubyaro n'ubyara. Umukobwa rero ntabwo urumva umukobwa nimba ari umukobwa ntabwo yaboneza urubyaro kandi ari umukobwa. Gusa hari icyo tubagiraho inama. Mu gihe cyose wenda utekereje ko uguye mu mutego runaka, ubusambanyi ni urugero. Yego, ubusambanyi nibyo twavuze mu gihe cyashize, abantu bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro kubera ko wenda baguye muri wa mutego w'ubusambanyi, akajya hariya akagura ibinini akakinywa. Mu gihe cyose ugize icyo kibazo ujya ku kigo nderabuzima nk'uko nabibasobanuriye mu kiganiro cyashize. Hari icyumba cy'urubyiruko aho uganirira na muganga akabasha kugufasha cyangwa se akabasha kugusobanurira mu buryo bwimbitse uburyo bwo kuboneza urubyaro. Wenda hari abantu buriya wenda bakora, tuvuge ni urugero, umwuga w'uburaya, sinzi nimba ariko nabivuga, wenda bashobora kwisanga baboneje urubyaro kugira ngo wenda igihe cyo kuba wabyara kitaragera kuri bo bari muri uwo mwuga, wenda bakaba baboneza urubyaro. Abo nabo biremeye ko babonerezwa urubyaro. Ese buriya nta kibazo cy'ubugumba bishobora kubatera mu gihe batangiye kuringaniza ku myaka ikiri hasi cyane nka 11, 12, 13, 15 gutyo? Yego, nk'uko twabivuzeho cyangwa se twabisobanuye, uburyo bwo kuboneza urubyaro uko byagenda kose kuri abo bana b'urubyiruko, navuga ngo baracyari abana batoya, umubiri wabo nturabasha gusiporta ibyo byose. Uko byagenda kose ntihabura ingaruka. Ariko ku bantu babandi bigiye hejuru bakuze muri ya myaka, hari umuntu uba utarashaka afite imyaka muri za 23 kuzamura, abo ngabo rwose bagannye ikigo nderabuzima wenda bumva ko kwifata byabananiye, bantu bashobora kugana ibyo bigo bishinzwe gutanga ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro, bakajya inama bakareba koko nimba bishoboka ko ubwo buryo yabuhabwa. Ikibazo cya nyuma muganga, abagabo bakunze kwibaza, umwe akavuga ati jewe ntago nakoresha uburyo bwo kuringaniza bw'igihe bwa burundu. Nkumva babyita amazina atandukanye ngo nugukona, ariko nkumva ko ari bya bindi nyine by'abantu batazi serivisi zijyanye n'ubuzima. Buriya umugabo ni ngombwa kuringaniza cyangwa byakagombye guharirwa abagore? Cyane ko n'abagore nabo bavuga bati ni uburinganire. Kuki mwumva ko bagabo ari twebwe bagore twahora turinganiza igihe cyose? Urakoze cyane. Biradusaba kwigisha cyane kugira ngo duhindure imyumvire ya sosiyete, kuko abantu baba babifiteho amakuru atandukanye, nyamara rimwe na rimwe ugasanga mu makuru n'uwayamuhaye ni umuntu utabisobanukiwe cyangwa utarabyize. Ariko kuboneza urubyaro ku bagabo nta kintu na gito bitwaye, ni ngombwa ndetse ni na ngombwa cyane, kubera ko ni ubufatanye mu rugo. Wenda umugore ashobora kuganira n'umugabo we, baganira ku buzima, bakumva umugabo niwe ureligibure yo kuba yaboneza urubyaro, wenda bakabyumvikanaho, umugabo akaboneza urubyaro. So iyo myumvire rero mu bagabo ikwiye guhinduka, bakumva ko n'umugabo afite ubwo bushobozi cyangwa se nawe ashobora kuboneza urubyaro nta kibazo na gitoya kibayeho.
Ego iyo myumvire igomba guhinduka, tugomba gukomeza kwigisha kuko hari benshi bagiye babikora, bagiye baboneza urubyaro tuzi kandi nta kibazo cyabagizeho, nta kuvuga ngo ntibashoboye kuzuza amabanga y'abubatse, n'ubundi arakomeza akaba umugabo nk'uko yari umugabo, ahubwo ubushobozi atagira ni ubushobozi bwo gutera inda, naho ubundi arakomeza akaba umugabo nk'uko byari bisanzwe. Murakoze cyane muganga, reka tubashimire tugana ku musozo. Ibyo ari byo byose twebwe twabazaga nk'abanyamakuru, ariko ibyo ari byo byose abadukurikiye bo bafite byinshi babaza kuri iki kiganiro mumaze gutanga kijyanye no kuringaniza ku mugore cyangwa se no ku mugabo. Nagira ngo rero tubashishikarize kujya hasi bandike komenti, bandike icyo buri wese yifuza ko muganga yasobanura ubutaha, ku cyo twibagiwe, ku cyo tutazi, ku cyo we ajya ahura nacyo, cyangwa se ku cyo inshuti ye ijya ihura nacyo, cyangwa se ku cyo umuturanyi ajya ahura nacyo. Twibuke no kubabwira ko n'icyo umunyeshuri mugenzi wawe ajya ahura nacyo, yaba uwo muri pirimeri, muri segonderi, muri kaminuza, nacyo wacyandika kuko nabo ni abantu kandi bafite ubuzima. Nkaba rero mbakangurira muri iki kiganiro mbaze muganga, nagira ngo mbabwire neza ko n'ibyo mwifuza ko ubutaha twazaganiraho na muganga mwabyandika muri message hariya, ubutaha tukaba ari byo tuheraho tuganira. Nagira ngo mbabwire rero ko tudatumira umuganga wo mu gice kimwe runaka, oya dutumira na muganga wo mu bindi bice. Mwebwe muzatubwire umuganga uwo ari we wese mukeneye, tuzajya tumubatumirira abaganirize ku bigendanye n'ibibazo runaka cyangwa se n'ubujyanama mukeneye mu by'ubuzima, kuko umuntu akwiye kugira umubiri muzima. Ngira ngo na Bible irabivuga ngo roho nzima itura mu mubiri muzima. Ngira ngo niko bimeze, kandi nacyo twifuriza buri muntu wese ukurikira Ijabo rye TV. Turabashimiye rero, ndumva arahutaha nakagaruka, niko abaturanyi b'Abarundi bajya babivuga. Muganga, nimba hari ikintu cya nyuma mwumva mwagira sosiyete nyarwanda ku bijyanye no kuringaniza, mwakibabwira muhereye ku batoya. Murakoze. Ntabwo nabura ubujyanama cyangwa se inyunganizi natanga. Numva nifuza ko byibuze nyuma y'uko tuzaba dukurikiye iki kiganiro tumaze gutanga, buri muntu wese yakagombye kugira imyumvire itandukanye n'iyo yari afite ku kintu kijyanye no kuboneza urubyaro. Nk'uko twabibonye, twasanze ari ibintu byiza, twasanze ko hari uburyo bwinshi butandukanye umuntu ashobora gukoresha mu kuboneza urubyaro, ndetse twabonye ibyiza byabyo bishobora kuva mu kuboneza urubyaro. Rero nkaba numva nifuza ko buri muntu wese yashira impungenge, ubuvuzi burahari, ubuvuzi bwaratwegerejwe ku buryo aho wajya hose ushobora kuhakura amakuru. So rero numva nifuza ko rwose nabashimira kubw'uko tubona mudahwema kudukurikira. Nkaba nababwira nanone nimukore subscribe ku batarayikora, mukore comment na share kugira ngo iki kiganiro kijye kibageraho mu buryo bworoshye. Nakagaruka. Astra Vestra.